ababajwe nuko agiye gutwarwa abakirisitu barahita bayoboka uwo nyine ufite abajyane he akorera ko n'akandi kantu ajye gushinga irye hirya uyu mushumba ubundi ibi bintu ntabwo biva ku Mana biva ku Mana icyo mukimenye kubera iki ubundi bituruka he Imana ibaha umugisha ibi bintu rero bifite impamvu nyinshi yego kandi nyine kuba mubimbajije mukabimbaza umuntu amaze imyaka myinshi muri uyu murimo nawe reba ubwo imyaka y'agakiza ni 46 yego gusa ngo habaho intonganya nyinshi hagati ya Aburahamu na Loti kandi zitewe nuko ngo zabanje kuba hagati y'abashumba babo yego ariko icyo nafashije abatwumva uyu mwanya ni uko Aburahamu yari yumvise ijwi rimuhamagara yego Loti ntabwo yari yumvise Nyundo yego ashobora kuba ari we mubi uriya mwana mutavukishije Imana ashobora kubikuza bikaruta ibyande ibya pere spirituel we kuko pere spirituel hari icyo nyiri umurimo yamugayeho ariko reka nkwereke akantu keza karimo rero kandi mukumvira zangaha ngaho rero baze Uwiteka niba agaye imyitwarire ye wabyaye akandira kankuza yego akaba ashatse kuzamura ibyanjye iyo bizamuka biri muri rya zina byari kugira imbaraga kuruta uko bigiye kuzamuka ari byonyine niyo mpamvu abazava hano bakansanga nzaba nsengeye aho mvuka nzaba nsengeye urwa data ariko iyo Imana ibikomeza ikabiha imbaraga byitiranwa mba nkomeje nkoze mu ngata ya data muteye ingabo mu bitugu w'iki gihe ko ahita akorega ati niko sha uramfatira kashe ukajya kwiteza mu byangombwa byawe kuki se nagombye kwifata kuki wowe wamfatira kashe wagiye neza nkayiguha reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali n'intara ya gatandatu y'abadiaspora hari uwambaje ngo ese ibyo bintu mushatse kuvuga iyo muvuga intara ya gatandatu y'abadiaspora irimo bande yenda nabibonye mu biganiro bya hano kuri Mpumuriza umunsi umwe nari nakoranye na mushumba Mama Nema ndaseka gusa ariko biranantangaza cyane aho umuntu adakurikirana ijambo by'ibyo ryavugiwe mu kiganiro mushumba ugasanga ariko muraho neza turaho neza abantu mise nekereza kubera ko ndi kuvuga mise nibuka yo kwa kantu bigeze ugakomantinga aho nyine ndavuga se ahari bagafashe nabi diaspora se intara tuvuze ngo intara ya gatandatu y'abadiaspora nase ntibari babona Rwanda Day tuguse ubwo harega hari abantu batagira ibyo bakurikirana kubera swati umwanya batabiha kutabimenya nabyo utamenya nabwo babitera ko ntago abantu babizi burira bose yego diaspora ntabwo bazi ko ari abanyarwanda bazo mu mahanga muri migabane itandukanye kandi kugira ngo nyine ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo bubamenye nabo bumenye babwiyumvemo bagombye kubarwa nk'abafite indi province uburyo nabo buri twese gisenza bapangira gusurwa akabakorera umwanya wo kuba ikiganiro mbwirwaruhame bakamenya uko igihugu cyabo kimeze naho kigeze kiyubaka ndetse bakagira uruhare mu kucyubaka ibyo rero hari umuntu utabikurikirana kubera ubutamenya cyangwa kutabyitaho yego reka mbashimire cyane abantu bakomeje gukora subscribe hano kuri Mpumuriza GB Ministries abantu bakomeje kuba baduha ibitekerezo byiza Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire mushumba wasuhuza abantu bagukunda hano kuri Mpumuriza GB Ministries ndabarabashije mu izina rya Yesu Kristo amen kiretse niba hari abagira ngo mbibwire ukundi yenda hari ugeze hano ari bwo bwamira ariko uyu mushumba ariko ubu yaba atakuzira mbizi ni ukuri ariko birashoboka yego izi mpamvu nemeza ko bishoboka se ntabwo nta gihe kizabaho
ngo nizere ko abantu bose banzi. Reka nk'urugero, ubu abantu bose, abaturage bose b'abanyarwanda bari babona his excellence perezida wacu. Hawe hari abataramubona. Uzi impamvu se? Ubwo ndavuga abavuka bari mu gukura. Hari n'abakuru. Hari n'abakuru mu by'ukuri urumva neza bamwumva nka perezida wabo ariko batari bamubonaho. Ubye hakaba hari abamubona bifuza kumenya uko yitwa. Bazi ngo ni perezida gusa, tuzi uko ari byo. Rero nanjye sinigeranyije, ariko njye nitwa Michel Zigirinshuti. Yego. Ndi umukristo, ndi umwana w'Imana. Nakira agakiza mu kwezi kwa munani 1999. Hanyuma nkorera Imana ivugabutumwa ry'ubushake, icyo twita umuhamagaro volontaire. Ariko ntangira kuyobora ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 1996. Natangiye imirimo y'ubuyobozi. Ni umupasiteri muri iri torero kandi rimazemo iminsi. Hanyuma iryo zina rya dogiteri mukunda gushyiraho ni ikintu Imana yakoze mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa 12. Yego. Ubwo Imana yayimpaye muri teolojiya. Imana ibambere umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Impamvu duhereye aho ni ikiganiro cy'uyu munsi. Numara gusenga kugira ngo twinjire mu kiganiro twiyegereje Mwuka Wera n'impano y'ubwenge mwa kino kiganiro, kugira ngo mbashe kukiyobora nkanjye, buriya kugira ngo ibitekerezo byanjye bigere byibuze byisanishe n'ibyanyu dogiteri, bisaba yuko Mwuka Wera tuba turi kumwe kadusengera rwose. Isoko Mwuka Wera muri kumwe. Naho ubundi se nanjye mbashishe maze bihure. Yego, reka dusenge Imana. Mana, tuje imbere yawe, tugushimiye ko wongeye kuduha uyu mwanya mwiza ngo tuganire ijambo ryawe. Turagusabye tuyobore, udukoreshe imbaraga z'Umwuka Wera zitubashishe uyu murimo, kugira ngo ibyo dukora bigire umumaro kubw'ubugingo bw'abana bantu ku itorero ryawe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Amen. 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 Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kiganiro navuga ngo cyiza, abantu baze kucyumva kandi bacyumve nkaho bagikeneye. Iki kiganiro baragikeneye. Ni ikiganiro kivuga ngo ese biterwa n'iki gusubiranamo kw'abakozi b'Imana? N'ugerageje kuzamuka se ko hazamo imvururu bitewe rimwe n'amashari? Basanga bamwe haravugwamo n'uruntu rwo kurwanywa wa wundi wamutanze mu rwego aho yageze, ugasanga rimwe na rimwe. Niyo mpamvu twabanje karaka introduction, basanga uwageze hejuru yenda wamutanze mu murimo yifuza yuko azamuka, kandi ugasanga barakoresha Bibiliya imwe mushu, ugasanga Imana hejuru n'uwamutanze mu murimo. Urugero nabyumvise. Yego. Noneho hari uwamutanze mu mirimo, hari n'ubwo wageze hejuru ariko hari uwamutanze mu murimo. Yego. Ugasanga umuntu wenda urugero yarari mbese agize ububyutse bujya kwegera ubwo umuntu wenda runaka. Wenda ni urugero, abantu nta muntu turivuze kuvuga izina, nta n'uwo tuvuga, turi gutanga ingero. Ni uko ari ibiriho kandi bishobora no kuzahoraho cyangwa se mo kimwe bikazarangira. Ariko uyu munsi turi kwibaza aya mashari y'abitwa ngo abakozi b'Imana, uku gusubiranamo bituruka he? Imana ibahe umugisha. Ibi bintu rero bifite impamvu nyinshi. Yego. Kandi nyine kuba mubimbajije mukabimbaza umuntu amaze imyaka myinshi muri uyu murimo, nawe reba ubwo imyaka y'agakiza ni 46. Yego. Ndi mu itorero, nubwo naba ntari umuyobozi ariko mba ndeba. Yego. Mba ndora. Ni ukuri mfite impamvu natanga. Impamvu natanga 1, 2, 3, 4, 5 nazitanga. Kandi nzitanze abatwumva ndabizi ko buri muntu aragenda nawe yiha amashami. Yego. Bayiha amashami.
avuga ati ibyo umukozi w'Imana avuga nibyo. Yego. Kandi kirazira ko natanga ingero ariko zidafite imirongo ziherekeje mu byanditswe byera. Yego. Amakimbirane ya mbere tuzi yabayeho ku bantu ni ayabaye hagati ya Aburahamu na Loti. Yego. Mu Itangiriro igice cya 13. Reka twe kujya kuhasoma. Yego. Ariko harimo umurongo wa gusa ngo habaho intonganya nyinshi hagati ya Aburahamu na Loti, kandi zitewe nuko ngo zabanje kuba hagati y'abashumba babo. Yego. Ariko icyo nafashisha abatwumva uyu mwanya ni uko Aburahamu yari yumvise ijwi rimuhamagara. Yego. Loti ntabwo yari yumvise. Yego. Kwari ukumukurikira. Ari nayo mpamvu ari amakimbirane abayeho, Imana yategetse Aburahamu ko agomba gutandukana na Loti kugira ngo Imana isigare imwihera umugisha yamusezeranije. Yego. Ariko amakimbirane aveho. Niyo mpamvu Aburahamu yamubwiye ati rero Loti mwana wanjye, hekwaye intonganya hagati yacu kandi turabavandimwe. Yego. Dore igihugu kiri imbere yawe, hitamo ahakubonereye aba ariho ujya. Nujya iburyo ndajya hehe? Ibumoso. Nujya ibumoso ndajya iburyo. Yego. Nujya epfo ndajya ruguru. Ariko twe kumenya gutongana. Iryo jambo Aburahamu yakoresheje rikoreshwa gusa n'umukozi w'Imana wamaze gushyira ibyiringiro bye mu Mana yavuganye nawe. Allo. Donc ibyiringiro bye yaragiye abishyira mu Mana yamuhamagaye. Yego. Ndashaka ko bimwe mu mpamvu zitera iki kibazo mureba ni ukuba umuntu adafite sekirite mu Mana, ntabwo yiringiye gutekana kwe mu Mana. Umutekano we awiringiye ahandi no mu bandi. Yego. Icyo nicyo cyaba impamvu. Yego. Abyumvise? Imana ishaka yuko umuntu wese yahamagaye witwa kandi akaba ari umukozi w'Imana. Yego. Agomba kuba ariyo yiringira, akaba arashyira mu byiringiro bye. Ntarahakomeza ngiye guha urugero rw'abantu babiri. Icyagushije Yerobowamu ageze i Samariya murakizi. Ntimuzi ko ngo icyatumye agwa akanagusha n'Abisiraheli ngo ari uko yatinyaga yuko nibazajya bazamuka bakajya i Yerusalemu, yego, bazagarukira umwami wabo nde? Rehobowamu wasigayeyo, kuko yubahaga Imana. Yego. Umuntu wese uhora yibwira ngo aba bantu bazamvaho bagende, ntabwo uyu ntayabona amakimbirane kandi ubu nibyo byeze. Umukozi w'Imana arakora atiringiye ko ibintu arimo gukora bizagumaho, yego, bizaramba. Gahora atinya ko abantu bazamuvaho bakajya ku wundi muntu, nawe umva abantu bava ku muntu bajya ku wundi. Sabo abantu burumva bahagaze bate? Kuva kwa Apostle Michel kajya kwa Bishop Manuel. Amen. I receive. You receive? Yeah, I receive. No, urugero natangaga mayita utavuga ko yabihanuye, utavuga utubanza n'ubutwaye umushumba yatuye. Buriya ntuza umugabo bita ni Samweli, nta jambo ryigeze rigwa imyaka nkumenye, nta kintu wigeze wabona. Rero urumva, yego, ako kantu kari mu bitera iki kintu cy'amakimbirane cyo guhora abantu bagongana basubiranamo. Kuki umuntu ahora akorana ubwoba abantu bazamvaho bajye ku wundi? Se kuki ubundi wumva ari abawe? Icyo uracyumva? Kuki uhora wumva ari abawe? Ibi byose ni bitera iki? Amakimbirane, ibitera imvururu. Yego. Reka ibi mbitwarire rimwe n'igihe cyabayeho cya Petero na Pawulo. Yego. Abaduteze amatwi mwumve musobanukirwe ko ubundi burya Pawulo nako Petero ni mukuru kuri Pawulo mu by'imirimo. Iby'imyaka simbyitayeho y'amavuko, ariko mu by'umurimo Petero ni mukuru kuri Pawulo. Kuko Pawulo akizwa
ni mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa, kandi Petero yari amaze iminsi ari umushumba w'itorero ry'i Yerusalemu. Ariko Bibiliya ikatubwira ko Petero yari afite muri akantu ko kurobanura ku butoni, apana ku butoni, kuvangura, ivangura ry'amoko. Ivangura ry'amoko, abayuda abatari abayuda, abakebwe abatakebwe. N'iryo vangura naho akirirwe naho abereye umushumba arabikomeza, akajya avangura abakristo atyo. Urabyumva? None Imana ibonye ko iki kintu, ariko ahantu muhumve neza, ibonye ko iki kintu kirimo kuyangiriza umurimo, ihamagara nde? Pawulo, ngo abe intumwa ku banyamahanga, kuri ba bantu batakebwe. Imana nishimwe. Nuko Imana yabatekerejeho. Pawulo arahamagawe, arajya abwirije ubutumwa, arabwirije. Pawulo ntagire ikintu cyo kuvangura na gito. Kavuga ati ngiye nzabwiriza abantu bose, abakiriye umwami Yesu bamwakire, baba Abayuda baba Abagiriki, abakebwe n'abatarakebwe, bose nzajya babwiriza ubutumwa bwa Yesu. Imana nishimwe. Petero we akomeza iryo vangura. Urumva gusubiranamo? Yego. Aho Pawulo anyuze, Petero yazahanyura bakavuguruzanya, akamusenya. Petero aho anyuze, Pawulo yazahanyura akajya ate? Akamusenya. Kugira ngo ariko yakubaka n'ibiri itorero rya Kristo dashingiye ku mategeko n'imigenzo ya kera. Icyo Pawulo yasobanuraga kenshi, yasobanuraga ko gukebwa k'umubiri ntacyo kumaze, iki cyo kimaze ari gukebwa ku mutima. Akabisobanura rero, akavuga ukuntu umutima iyo uhindutse n'umubiri ukora, cyangwa wumvira iyo umutima uhindutse uwubwiriza. Icyo ashaka kuvuga nihuse, izi mpagarara no gusubiranamo, aya matiku yabo yarakomeje agira imbaraga, atangira kugira influence, cyangwa se impact ku bakristo. Ngiki kintu kimwe mpfa n'ibi bintu dore mwambajije. Nanga kugusubiranamo kw'abayobozi, kw'abakozi b'Imana, kw'abashumba, kw'ababwiriza butumwa n'abandi, kugenda kukagira ingaruka ku bakristo. Ugasanga abakristo banze itorero, ugasanga abakristo banze uyu murimo, ugasanga abana b'umupasitori umwe baragira batumva, niba ari ibi bintu bya data, Mana uzabindinde. Ubyumva? Yanota n'akantu ko mu murimo w'Imana, akakarwanya ati ibintu Mana ntangiye kuruta n'ibiki. Urashaka kungira ibintu bya data n'ukuntu nabonye bamugenjeje. Sera. Ni bibi. Ndashaka kubabwira ko iki kintu cyarirukanse kigera ku cyicaro cy'itorero i Yerusalemu, gituma haterana inama y'abayeveke, bita konsile y'abakuru, inama y'abakuru iraterana, basanga bakwiye kukicarira bakakivugaho, bakagitorera umuti kandi wa burundu. Bombi rero barabahamagaje, bitaba muri iyo nama, baraboneka, babavugaho bahibereye, batora umwanzuro ko ntabwo byari byoroshye, kuko ahangaha urebye nabi uyoboye inama y'abayeveke wabugama. Ariko se none we nk'umuntu nteze amatwi, kubogama urabona ko utari bubemo? Kubogama bisobanura iki ubundi? Ni ukujya ku ruhande, kwerekana uruhande ruri butsinde. Aha rero uruhande ruri butsinde ni uruhe? Ni urwa Pawulo uvuga ubuntu n'agakiza ka Yesu, akavana mu by'imigenzo n'imihango by'idini. Biragoye. None biragoye nyine, ariko ibigoye nyine hakomeye n'ubavamo koma. N'ubundi nanjye ndi nk'aba ari wowe uyoboye inama y'abayeveke, nanjye ndi muri iyo nama nayibayemo. Uyeveke Emmanuel, nahita mvuga nti rero reka
Pawulo mu mushira inyuma y'itorero, ahubwo kuko uyu we yabanye na Kristo, ibyo avuga yanamukozeho amacandwe ya Kristo yamuvuyeho, burafite ubuntu bw'Imana. Uvuga Petero, uvuga Petero, nge najya kwa we niko wavuga, kuko kubana na Yesu banafitanye na relationship yo mu muryango. Reka nkubwire rero akantu hano, Manuel mwana wanjye, ubwo ibyo waba ubivuze, yego, muri iyo nama yabaye mu gice cya 15, ariko hirya mu cya 10, mu gice cya 10, Petero yaraje gukubitikira mu rugo kwa Koruneliyo, arakubitika ariko umva, arakubitika ahereye ku nzozi yaroteye kwa Koruneliyo, yego, mpambe ku nyanja kwa Simoni Muhazi, yego, inzozi yaroteyeyo, azirota yereka zimwereka ko mukujya kwa Koruneliyo, yego, isaha ziroteye asanga kuko niyo saha Koruneliyo arimo avugana n'Imana, isaha yo kugerayo asanga Imana yibwiye Koruneliyo, asanga hateraniyeyo abanyamahanga yapingaga, nibwo yavuze tumumenyereza ko Imana itarobanura ku butoni. Gusumva muri mu nteko abo gutyo, kereka uwo muntu utarawusomye. Urumva ko ibyabanje byari bitarakosorwa, ibyaje bitarakosoka, niyo mpamvu nshaka gusoma ijambo ry'Imana ukumva uko inama yabyanzuye, yego, tukava ku bitekerezo byacu, kuko se twari mu nama. Fata ibyakozwe mu 15, ibyakozwe n'intumwa 15, yego, wahageze? Kanze mpagere, bahageze. Wumve rwose ukuntu iyi nama y'abayeveke yacyanzuye, igice cya 15, yego. Urabona, kugira ngo tugabanye umwanya wacu, umurongo wa mbere titre iravuga ngo iki? Impaka zivuga ku byo gukerwa, impaka zivuye ku byo gukerwa. Aha ni ngo niyo ntego yari nkuru, yari inama, yari intego, yari ingingo nkuru, umurongo w'ibyigwa, inayo yari yonyine. Urabyumva? Impaka zivuye ku byo gukerwa, nk'uko bivuze mu kanya, nicyo kibazo cyari kiriho. Yego. Guhera ku murongo wa 6 haravuga ngo iki? Umutwe w'amagambo, inama yabereye i Yerusalemu. Iyo ni ya concile. Yego. Ngo nego twihute, naho dukurikiye tubafashe bazamenye bashakira ibintu byose. Noneho ku murongo wo 22 hejuru hariho umutwe w'amagambo uvuga ngo urwandiko itorero ryandikiye abanyamahanga. Ndaje mubwire ko urwandiko iri torero ryarwanditse ntabwo ari eglise locale runaka, yego, y'uburwa na Paulo cyangwa na Petero, kubwo urwandiko rwanditswe na ya nteko, ya nama, yego, ya nama. Rero ngo imyanzuro yavuyemo byasabye ko bayandikira amatorero. Hanyuma kuri 30 titre y'amagambo iravuga ngo iki? Aravuga ngo bajyana urwandiko muri Antiyokiya. Bakoze cyane. Maze reka twisomere gusa umurongo wa 12 tugire ku wa 19. Hajya igice ni 15. Umurongo wa 12. Wa 12. Kadusome mu izina rya Yesu. Wa 6 mumbabarire. Wa 6. Intumwa n'abakuru. Intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. Habaho imburanya nyinshi, maze Petero arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye abe ariko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ubu ni Petero. Imana irondora imitima y'abantu. Aha rero mpagize ikibazo. Kuki Petero atoranijwe kuba akanwa k'abanyamahanga, kabwiza abanyamahanga, ariko akanga akanena imico yabo? Ni iki kibazo Petero ahamya ko Imana yamutoranyije ngo abwize abanyamahanga? Ni kuki nyuma ye Imana irinda gutoranya undi? Kadukomeze. Wumvise inkomoko y'amakimbirane? Yego. 8 Imana irondora imitima y'abantu
Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. ubwo uza bavuga niba babona uko Korneliyo muri make ubu aha ngaha yari yaramaze guhonda. ndashaka ko mwumva aha kantu neza mwitonze mwitonze namwe muzakwigisha abandi. Yego. uba aha hantu ibintu Petero arimo kuvuga ce n'était pas la vocation, it was not a calling. ntabwo wari umuhamagaro we ahorana. aha aravuga guhamagarirwa kujya kwa Korneliyo. Yego, by'umunsi umwe. by'umunsi umwe. ni mwakavuze ati mu by'ukuri nanjye nakomeje gukora ntyo nena abanyamahanga ntabumva ariko kugira ngo Imana imponde impamagarira ahantu hamwe abanyamahanga ati nuko rero Imana irondora imitima itarobanura ku butoni. Yego, nyuma yo kuntoranya ikahantuma bumvira buryo ubutumwa bwiza ngiye kubona muri bahaye iki umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. umurongo wa 9 ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. nuko n'ikitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basokuruza batashoboye kwikorera ndetse natwe nuko ahubwo twizera yuko ubuntu bw'Imana bw'Umwami Yesu ari bwo budukiza nk'uko nabo bakizwa nabwo. 12 rero abahaterana bijya gute bose barahora. Yego. bumva uko Barinaba na Pawulo babatekereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. urumva hakurikiyeho nde Barinaba na Pawulo. Yego. Petero amaze kuvuga yasoje. barangije kuvuga Yakobo aravuga ati bagabo bene data mu nyumvi Simoni yabatekerereje uko Imana yatangiye kugenda abanyamahanga. Yego. we ni Simoni Petero nyine kubatoranya mu bwoko bwo kubaha izina ryayo. amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye nzasana hasinyutse hayo nyihagarike kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwa izina ryanjye. Haleluya. abantu basigaye bagiye gute bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwe izina ry'Uwiteka. niko Uwiteka avuga ari gukora byose abimenye uhereye kera kose. 19 rero nicyo gitumye ku bwanjye. ubwo haravuga nde Yakobo. turuge yose nga Yakobo ni Yakobo nk'uko hano haruguru ari wowe baruterera amagambo. Yego. nicyo gitumye ku bwanjye rero ntegeka ko ntabwo ari gusaba. Yego. abo mu banyamahanga. Yego. ntegeka ko tureka kurushya abo banyamahanga. Yego. bahindukirira Imana ahubwo tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye. Yego. bisomerwa mu masinagoge ku masabato yose. uwo mwari muzi kuri umushumba Yakobo uyu mwumvise wafashe ijambo hano. Yego. buriya mureba hirya ufite ubwo kuri Petero hino hafi ya Petero. arayikirangije umusaza aracyanzuye vekende Yakobo agira ati kuva uyu munsi kandi nukurikira neza urasanga ajombyemo akantu Petero amujombyemo akantu kameze nka kafiniriga gasundi ku muti ukonje ugahita ufatwa n'ibitotsi. dore akantu mujombyemo Manuel. Yego. akantu kuvuga ngo ndategeka ko tureka kurushya abanyamahanga. wakumvise tubikoreza imitwaro badashoboye. Yego. ahubwo tubandikire bareke gusa ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa bareke gusambana bareke kurya ibinizwe bareke kunywa amaraso y'ikintu kuko uhereye kera kose umva ahantu agakwasikari. Yego. uhereye kera kose Mose afite abantu babwiriza ibye kandi abo ntabwo bari mu itorero ryacu. babibwiza kuri uyu munsi ku isabato bavugaga abadivi. niwe yavugaga rero niba Mose afite abantu babwiriza ibye mu midugudu hose
Petero urashya warura iki niba waratumwe kuza iminsi wamaze urwanya abanyamahanga ko bakwakira agakiza? Yesu akaba ari gufasha nk'uko wabyivugiye, akakujyana ahantu hateraniye, wabanje kurota inzozi ukabita ko ari ibintu bizira bihumanye, kuza inshuro wahagaswa ugahagatwa ukenda kuruka umutima, ngo ntabwo ujya urya ibyo bintu, hanyuma se aho umenyeye ko ari uwo munsi wavuze ngo iki? Ntabwo wavuze ngo Imana ishimwe kwitaba abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose. Uwo munsi rero ubwo wabyatuye, garukira aho ngaho mureke abavuga ibya Mose babivugire mu midugudu iwabo aho babyigisha, kuko Mose arabafite. Abo rero yavugaga kiriya gihe nabo twita les pharisiens, abafarisayo. Babandi muzi Yesu yateguriye icyigisho Matayo 23, muzagisoma cyose mukirangiza. Muzabona ishyano mwaryanyu z'abafarisayo, kuko mumini niki umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Muzabona ishyano kuko muzinduka no kuzera mu midugudu yose mubwiriza ngo mureko mwabona umuntu ubahindukirira, ariko iyo mumubonye umwe wenyine uhindukiye muri dini yanyu abarusha kuba mubi kandi abarusha kuba umwana wa Gehinomu. Izi nyigisho zirakomeye. Muzabona ishyano ko musige bitura imva, inyuma hakera ariko imbere hashangukiramo iki? Amagufwa. Muzabona ishyano ko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, yego, kandi imbere mu gikombe no mu mbehe haranduye. Muzabona ishyano mutanga icya 10 cyinshi cy'imboga ku mino, yego, isogi n'agasogereza, ariko mukabagirwa ikintu kimwe cyo gutanga imitima. Yababwiye ibintu byinshi ntabwo bitindaho, reka ahantu tuharenge. Ariko mushobozi tutararengaho, wanyemerera kano kantu ukakamvaniraho ko ndi kumva ari nk'agaho kari ku njomba? Reka ngakuvaniraho. Yego, hanyuma ko ndi kubona ibyabaye hagati muri konsile muri iki gice ibi tumaze gusoma ari byo biri kwirepeta uyu munsi wa none kubitwa, ari nacyo kibazo ndi kukubaza, kubitwa abakozi. Ese uyu mwuka kuki utacitse icyo gihe byatewe n'iki? Iriya ni inteko yateranye, ni konsile yateranye, inama y'ama-évêque bose ngo yige ku kibazo cyari kiriho, ariko ntabwo yari iteranye ngo yirukane umwuka. Erega we hari ibintu bibaho bigakemuka ku gihe cyabyo, yego, ariko nta mbaraga zirukanye uwo mwuka mu bantu. Ahubwo ubu icyo mbajije nagusubiza ko nk'umuntu ufite nararibonye, ni wa mwuka wakomeje kandi urakomeje. Turacyafite ba Simone Petero bakirebera abantu mu nkomoko, yego, aho bakomoka, le lieu d'origine, yego, bakibarebera hehe? Mu moko. Uracyumva? Byaba bibabaje u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo bwiza bwakuyeho ikintu cyitwa amoko, yewe bukanagikuraho no mu ndangamuntu ngo iveho rwose, bukubaka ikintu cyitwa ndiki ndi umunyarwanda. Yego, byaba bibabaje niba haba hari umuturage warwo. Ikibabaje noneho uri mu myanya runaka y'iki y'ubuyobozi, yego, ukirebera abakristo ashumbye muri ayo masura, yego. Ariko buriya Manuel urireshya kuriya ndeshyo muyigeho nayo muyigeho araturuka yakomoka kwande, ariko buriya we Michel rukara rwe biraraturuka hehe? Ariko buriya bajya kurubona abadiyakoni, ariko by'ukuri abadiyakoni barobanurwa mubanze mumenye aho baturuka. Bati dusegera abakuru b'itorero, yego tubasege kumwitonde, tubaze tumenye buri wese intoza ye, nta kureba agakiza, nta kureba umwuka wera, nta kureba impano z'Imana zimurimo, barashaka kwirebera gusa aho akomoka. Abo se barabona Yesu azabarebera izuba? Ntibishoboka. Ntago azabihanganira mu murimo we. Reka nkubwire, uzi ko Petero ngo yajyaga ajya ahantu bagatunganya ameza bagakaraba, bamara kubakaraba
kwegera yabonamo umuntu utarakebwe umuntu yahita yibaza hari akantu mushumba buriya nyuma buri gihe cyose Petero yabibonaga ate yabakuragamo imyenda babaga bafite akamenyetso kabagaragaza baziranyeho sibyo baziranyeho nese abantu bose hano bagira inkovu oya nuko rero iriya sikora iki yego wibwira se ko kuyikuba hariya hasi kugira ngo ukunde ari ugushaka iki ni ukugira ngo hano hasa no hepfo ese zabyumva ejo hanyuma ko nugerageje kuzamuka se byibuze muri aba bizera cyangwa se muri abana bato azamuye impano ko ba nyamuntu bakubita hasi igisubizo kiri mu kantu ugize kubwira ko kubaho udafite sécurité divine yego usa naho umutekano wawe cyangwa kurindwa kwawe n'umuhamagaro wawe bidashyigikiwe n'ijuru yego ngahora utinya ibintu byose n'abantu bose yego ubwo uwo mushumba uwo murevera uwo mwaposo uwo bishopu abonye umwana hariya w'umusore cyangwa se w'umugabo ukiri mutoya amubonanye impano y'ubuyobozi amubonanye eloquence kuvuga neza mu ruhame rw'abantu amubonanye impano y'umwuka wera amubonanye akadiplome avanye ahantu amaze kwigira akantu ka runaka avanye akadiplome atangiye kumwikanga yego icyo kintu cyo kumwikanga rero nagisobanuye uyu muntu aragira ati undebere ko umutindi yanditse ritava ubu uyu nawe araje anzungure ansimbure yego ibi bintu ni ubugome bubi cyane kuko ubundi muri leadership umuyobozi wese yagombye guhora ahubwo ashimishwa no kubona uzamusimbura yego ahubwo akagira n'uruhare ndetse kumutegura hari igihe gishira umureba yego ariko ubibitse hehe mu mutima wawe yego hakaba igihe kizagera ugatangira kumwiyegereza yego ugatinyuka ntumubwire ngo uzansimbura ahubwo ukamutegura atazi ibyo urimo delegation yego hakaba ibintu umuha gukora kandi uwo munsi wamuhaye kubikora ukaba uri aho yego burya kirazira ngo umuntu uteguramo umukozi uteguramo umwigisha uteguramo umushumba yigisha udahari ninde se uri bukote ariko Manuel karame hari ubundi igitabo cyanjye warakibonye nakiboneye ku gifuniko icyo nanditse nakiboneye ku gifuniko cyitwa ngo iki nibujyibuka ndibuka yuko hari kimwe wanditse kivuga ku bubyutse icyo ngicyo cy'ububyutse ni icyo kuri masters yego ariko icyo kuri PhD kiravuga ngo development of the leaders yego of the Christian church gutegura abayobozi bazayobora itorero rya gikristo muri kino gihe kubategura yego nyandika nari mbitewe n'ukundi mu kubona imitegurire y'abakozi mu gihe kiri imbere undi minsi birapfa yego kandi nipfa ubu ngubu turaba twica ahazaza h'itorero yego mbwira umwana azamutse hariya asenze mu itorero asenga neza ashinga Imana itorero afashwa bamuha akanya k'urufunguzo ibintu icumi gusa risomye iteraniro rirazamuka aho uri urajiginywa ngo bigende bite wajyaga mbere yateze ahubwo se niba wanga basa gutyo niba wanga bakora gutyo urumva urinde ababajwe nuko agiye gutwarwa abakirisitu barahita bayoboka uwo nyine ufite abajyane he akora ko n'akandi kantu ajye gushinga irye hirya uyu mushumba ubundi ibi bintu ntabwo biva ku Mana biva ku Mana icyo mukimenye kubera iki ubundi
niba ndeze umuntu agakura sibyo umunyarwanda yabyara umwana amwita senderi ibuye ndeze umuntu arakura ankuriye iruhande sibyo amaze gukura ndamucutsa mu kumucutsa ndashaka ko akora umurimo nawe sibyo kuko yagaragaje umuhamagaro we igihe kirekire icyo gihe icyo bivuze ni iki rero ntabwo uyu muntu yagombye kujya gutangira ibintu byitwa ibye oya ahubwo atangira ibimeze nk'ibi byamukujije ariko si ukurankurikiye ndagukurikiye atangira ibimeze nk'ibi byamukujije atangira ibi ngibi yakuriyemo yego Manuel kamusaba ikibazo mubaze ikibazo what is the branch ishami ni iki ishami branch ni igihe hariho abana b'abahanuzi bigeze kuba ahantu haba abantu hatoya uriya iyo Elisa agira ingwe ebyiri rumwe rwari ruraba ari ibukuru ahandi ari branch niko mbizi beka iyo yaguye iyo yagutse yaguye amashami yashyize ishami Rwamagana yashyize irindi Kayonza icyaze Makamba ikiyanzi Rukumberi Ntongwe na Mugina byitwa Equity branch byitwa Equity se yego abari Equity ari beka oya beka abari beka nyine abari Equity ibyara beka yego icyo nshaka kumva yego n'ibikinguisha amahano biraba iki beka ahubwo ubwo naba Equity yabihanganye Muhanga Nyamagabe mu mudasomwa ikaduha beka irabyara iki yego Satani yagiye kwica ibintu rero uzamutse wese yahura na shebuja uwo nguwo umukubita kinubi agatangiza akantu kitwa ukundi ukumve neza aha ntabwo nanze ko yagiriye vision ariko igihe cyose azatangira itorero rikitwa ukundi wa mushumba ashobora kuzavuga ati do singa ibyo navuga se gusa n'udufatanyije nugasanga rya torero niba ryari kugira ama branch ahantu henshi rero niko kwaguka ahubwo rigize mukeba hirya mukeba mukase opposant adversaire urabyumvise yego niho ibintu byose by'amakimbirane no kugongana byaturutse uyu muntu ushinze itorero idini cyangwa itorero ridasa n'iryo yahozemo yego n'iryo vutsemo byamuruze 99% tumucira urubanza ko kandi navuze ngo ashobora kugira iyo vision agatangira ibintu bizima na cyane cyane ko uyu nguyu wamuhondaga inyundo yego ashobora kuba ari we mubi rero uriya mwana mutavukishije Imana ashobora kubikuza bikaruta ibyande ibya pere spirituel we kuko pere spirituel hari icyo ngira umurimo yamugayeho ariko reka nkwereke akantu keza karimo rero kandi mukumvira zangaha ngaho rero baze Uwiteka niba gaye imyitwarire yo wabyaye akandira kankuza yego akaba ashatse kuzamura ibyanjye iyo bizamuka biri muri rya zina byari kugira imbaraga kuruta uko bigiye kuzamuka ari byonyine niyo mpamvu abazava hano bakansanga nzaba nsenyeye aho mvuka nzaba nsenyeye urwa data ariko iyo Imana ibikomeza ikabiha imbaraga byitiranwa mba nkomeje nkoze mu ngata ya data muteye ingabo mu bitugu w'iki gihe ko ahita akurega ati niko sha uramfatira kashe ukajya kwiteza mu byangombwa byawe kuki se nagombye kwifata kuki wowe wamfatira kashe wagiye neza nkayiguha igisubizo nicyo ngicyo igisubizo tuzabibona tugeze mu ijuru oya mvana uze kuturwaga n'ibyo tukiri mu isi nuko
hari ijambo ngiye gukoresha. Ntabwo mu ijuru tuzabona ibisubizo, ni urubanza ruzarangiza ibintu gusa. Naho ibisubizo tuzaba tugifite ibibazo. Impamvu mbivuga gutyo mushumba, nta kindi kintu mbivugira, ni uko umuntu muri iyi minsi agerageza, niba Imana impaye impano, erega mushumba twemerane, sinzi niba ari ukwemeranya cyangwa se mu kimwe, niba aka kantu hari ngewe wakabonye njyenyine, hari n'abatangiza, umuntu ashobora gutangiza church atari uko afite umuhamagaro, ahubwo ariho abonye. Niho naringeze, niyo ngiye mugezeho ubu ngubu. Njye ndacyakomeje. Murakoze cyane. Ngiye mugezeho ubu ngubu. Donc uyu mwana mbyaye, uyu mwana nareze, wankuriye ku birenge, aragiye. Twe twitwaga Karuvari. Yego. Watangije Rehoboti. Yego? Urankurikiye se? Twari Karuvari, atangije Rehoboti. Ibintu ni bibiri. Nadakomezanya n'ibi bintu yavukiye mu byamuretse bikamukuza, ibyo atangiye bye afite ikindi kintu ararikiye. Niba atararikiye kuzana aho kuri Kristo Yesu, umva bizamera nk'ibya shebuja aho avuye. Ariko niba ararikiye kuzana kuri Kristo Yesu, nta yindi nyungu. Soma ijambo ry'Imana mu byakozwe mu gice cya 20:30. Igice cya 20:30. Uwo murongo usomye urahagije. Haranditswe ngo kandi 29 yego wa 30 urasobanuka. Nzi yuko nimara kuvaho amasigaryana azabinjiramo ntababarira umukumbi. Yego. 30. Kandi muri mwo ubwanyu hazaduka abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakurure abigishwa inyuma yabo. Nimara kuhava, yego, nzi yuko n'imvano amasega azinjira, ye kubabara umukumbi. Ikibabaje, muri mwe ubwanyu, yego, yego, urabyumva neza? Yego. Not outside. Muri mu bwanyu hazadukamwe abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abantu inyuma yabo. Ikintu ndimo kubabwira bene data, mu nyumviriza ngaha, sinanze ko umurimo waguka, simpakanye ko umuntu atagira vision ye Imana imuhaye, ariko we ibaze kugira ngo umuntu ajye hariya agenda kurura bari hano hadahe hanavuye ahaviduri, donc ahavide atware, naho kumbe ni ibintu runaka, ni imvugo runaka, ni amagambo afite runaka, ni amasezerano runaka afite yo gutuma gusa kururira abantu inyuma ye, kwikururiraho abantu kugira abayoboke. Yego, utabakururiye kuri Kristo. Mwambajije ikintu kirimo gutuma abakozi barasubiranamo. Ubwo cyo ni cya gatatu. Yego. Icya mbere cyabaye ku muntu yarahamagawe ajyana n'utarahamagawe. Wagikurikiye? Yego. Ubu rero icya kabiri, yego, icya kabiri cyabaye kurobanura abantu ku butoni. Apana ku butoni, ku moko, ivangura mbese. Yego, twe kwitira abantu ahubwo tubita ivangura ry'abakristo, ku moko, ku turere. Icya gatatu kibaye ikihe? Inyungu uhagurutse afite ararikiye. Soma Yakobo 4:1. Yego. Yakobo 4:1. Haranditswe ngo mbese muri mwe intambara ziva he? N'intonganya ziva he? Yego. Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zayo. Siho bituruka. Intonganya ziva hehe? Impaka ziva he? Intambara ziva he? Ibyo kudahuza biva hehe? Uku gusubiramo biva hehe? Ntibiva mu bintu birwana mu ngingo zanyu murarikiye mwishimira. Ni Yakobo.
wa undi wakemuye ikibazo wavuze mu nama muri konsili. Yego. Noneho ndashaka kureba ijambo uri muri Petero wa kabiri igice cya 2:3. Petero urwa rwa Petero igice cya 2:3 aravuga ngo igice cya 2:3 kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe. Yego. Bababwiye amagambo y'amahimbano ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda no kurimbura kwabo. Guhunikira. Gusinziriye muri make. Gufite umuvuduko. Aba bantu bose batangiza uyu murimo. Abantu bose batangiza amatorero. Yego. Bafite amagambo y'amahimbano. Yego. Bikururiraho abantu. Batabakururira kuri Kristo. Aba bantu bose bafite iteka baciriweho. Aba bantu bayobya. Gahamagaza imbogo z'ibitangaza kandi nta murwayi ukize. Bafite iteka baciriweho. Kandi muri gutinze no kurimba kwabo ntiguhunikiye. Yeze ku kintu cya kane ngana ku musozo. Gushaka icyubahiro. Yego. Indamu twayibonye ukwayo. Ariko hari gushaka icyubahiro noneho. Nabyo uri mu bitera abantu akoze Imana gusubiranamo. Usomye urwo rwa mbere rwa Yohana ko rwa gatatu rwa Yohana harebe igice cyaho cya mbere umurongo wa 9 no wa 10. Haravuga ngo iki? Rwandiko rwa mbere rwa Yohana nako rwa gatatu. Yego. Igice cya mbere 9-10. Haranizwe ngo hari icyo nandikiye itorero ariko Diyotirefe murakoze ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera. Kurosera ni iki? Empêchement. Natubangamira. Yego. 10 nicyo gituma ubwo nzaza nzabibutsa ibyo akora nuko atavuga amagambo mabi y'ubupfu. Nyamara ibyo ntibimunyura. Ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data n'abashatse kubikora akababuza akabaca mu itorero. Mwayenga urumva Diyotirefe. Dufite ba Diyotirefe akanca hano muri izi nyigisho zacu. Diyotirefe ushaka kuba ukomeye. Nandikiye itorero ngira ngo dushyire ibintu ku murongo dutegura uko abashyitsi bazajya baza nuko bazajya bacumbikirwa. Ariko Diyotirefe ushaka kuba ukomeye gusa. Yego. Ushaka guhora kuri top. Agira ate araturosera. Niyo mpamvu ninza zababwira amagambo yose agira ate atuvuga n'ukuntu ubwe atubuza gucumbikira abashyitsi akanga gucumbikira abashyitsi n'abashatse kubikora akabaca mu itorero. Urumva ibi bintu mbabaha imirongo yo muri Bibiliya ngo mwumve ko uku gusubiranamo n'amakimbirane biriho uyu munsi bimaze igihe. Nimugenzura murasanga rero inkomoko y'ibyo nta yindi ni iki kintu cyo kuba nta gakiza murafite, nta muhamagaro reka data, nta mwuka wera reka data, nta jambo yabwiwe n'Imana ngo rimutere kugira security mu ijuru ku Mana. Mbese ibindi byose abirwanisha mu mubiri gusa. Ikintu cyose kimwatatse arwana mu mubiri. Ibintu ni bibi ku mukozi w'Imana. Yego. Bitera impagarara. Yego. Reka dusoreze ku kintu nise impaka. Ubundi impaka ni désaccord. Désaccord. Critique ziremewe. Discussion ziremewe. Nta hantu zitemewe mu bantu bose barenze umwe. Yego. Ariko hari ikijambo ry'Imana rivuga ku mpaka. Niba asambure yateranye ubwo ni asambure generale. Yego. Niba inteko runaka yateranye ubwo ni biro nyobozi. Debate ziremewe, ugakritika ukadisikita ugatanga igitekerezo. Ariko Imana itemera n'ijambo ryayo
ni impaka za ngo turwane. Ndabizi ko ntanga igitekerezo kitari bwemerwe na bose, siko bigeretse mu nama, ariko niba kitemewe mwikimpora, ibyo urabyumvise. Kandi nanjye ne guhinduka umwanzi batagize gute ngo batacyemeye. Mu nteko zose aho mwazumvise n'inteko zishinga amategeko z'ibihugu, ntabwo mwumvise ko harimo raporo ngo abatoye uyu mwanzuro ni bangahe? Ni 52%. Yego. Aba batoye ibi n'ibi, ariko hari n'abifashe. Yego. Nabo bagatanga umubare wabo. Abo bifashe n'abatagize icyo batora. Hakabamo n'imfabusa. Hakaba n'imfabusa. Rero ntabwo abantu bagombye kubipfa. Gusa unyemereye mu minota mike isigaye, twareba ku ijambo Bibiliya ivuga ku mpaka. Impaka Bibiliya izivugaho iki? Dufate Bibiliya. Kandi mirongo myinshi. Yobu 6:25 aravuga ngo iki? Yobu 6. Yobu 6:25. Harimo ijambo rivuga ngo amagambo y'ukuri agira ingingo zikomeye, ariko impaka zanyu zirampaniki. Amagambo y'ukuri agira ingingo zikomeye. Yego. Ariko impaka zanyu zirampaniki. Yabwiraga ba bantu bari rufaza n'abutane bazufana. Yego. Ye mwari muvuga, umwe avuga undavaho, mukihitura mukwiyongeza. Bise biramariye. Ariko nyuma rubiyo mwari muvuga amagambo y'ukuri. Iyo muvuga amagambo y'ukuri, afite ingingo zikomeye zinyemeza, baratsinzwe. Ariko impaka zanyu ntacyo zimana, niyo mpamvu mubona ntaho biri bugere. Yego. Twongeye turi ijambo ry'Imana muri Yobu kandi igice cya 15:3. Igice cya 15 umurongo Yobu igice cya 15 umurongo wa 3. Ariko birarutaho kumvikana duhera ku murongo wa mbere. Yego. Niho nawe uri? Yego ndahari. Maze Elifazi w'umutemana arasubiza ati, mbese umunyabwenge yasubizanya ubwenge bw'ubusa akizuzamo umuyaga uturuka iburasirazuba? Mbese yagisha impaka n'amagambo adafite impamvu, cyangwa yakwita ku bigambo kandi nta mumaro? Umva ko impaka z'abantu babuze ubwenge zitari mu kugira icyo zungura. Yego. Zitwa ibigambo. Niko yo bavuze. Yego. Ndebera Imigani 17:14. Yego. Imigani 17 umurongo wa 24 ureba uko hatubwira. Haratubwiye ngo ubwenge buba hafi imbere y'ujijutse, ariko umupfapfa ajya kubushakira ku mpera y'isi. Urabyumva nawe? Ubwenge buba hafi aho ngaho y'ujijutse, ariko umupfapfa ajya kubushakira ku mpera y'isi, kandi bwari aho hafi. Ubwenge rero nibwo butuma umuntu amenya kuvangura ngo izi mpaka zirabyara iki. 26 mu Migani umurongo wa 11 aravuga ngo 26 umurongo wa 11 haranditswe ngo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. 29 umurongo wa 9 ibice 29 umurongo wa 9 haravuga ngo umunyabwenge iyo agiye impaka n'umupfapfa, naho yarakara cyangwa agaseka ntabwo zakoroha. Ni umukino muke umunyabwenge urimo kujya impaka n'umupfapfa, naho yakoroha cyangwa agaseka. Umunyabwenge iyo agiye impaka n'umupfapfa, naho yarakara cyangwa agaseka ntabwo zakoroha. Bivuga ngo nta mpamvu y'uko umunyabwenge yajya impaka n'umupfapfa kugira ngo bizane amakimbirane bagasubiranamo, kuko naho yarakara cyangwa agaseka ntibyoroshye impaka. Yesu adufashe cyane.
reka dusome ijambo riri mu Baroma 14, Abaroma 14 umurongo wa mbere. Ubwo ni umurongo umwe gusa. Udakomeye mu byo yizera mugire gute? Mumwakire. Yego. Mwe kumugisha iki? Mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Uko numvise hari amakosa nagiye nkora. Birashoboka ko ijambo ry'Imana rikora iyo uryumvise wimenyaho ibyo wagiye wica. Hari igihe mburana n'abantu tukaburana kandi ibyo batari buze kwemera mu ijambo ry'Imana. Uguza ahandi hantu nagufashije uyu mwanya. Timoteyo wa 2 hareba unahisomere. Igice cya 2 umurongo wa 14. Yego, Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 14. Haranditswe ngo uje wiyibutsa ibyo. Ujye ubibutsa ibyo. Ubihanangirize imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha bumva. Abyumvise? Yesu adufasha cyane. Amen. Bigusha abumva. Yewe. Rwandiko rwa mbere rw'Ikorinto mu gice cyaho cya 11 umurongo wa 16. Haratubwira ngo ikiho ku murongo 16. Ariko niba hagira umuntu ushaka kujya impaka, amenye yuko tudafite umugenzo nk'uwo ashaka, kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite bose. Niba hari umuntu wumva tuzajya impaka za ngo turwane, no. Tujya impaka mu nama tuganire ibitwubaka ngo twubake. Ariko umuntu uzana impaka agamije gusenya umurimo, mu itorero nta muhango nk'uwo tugira, kandi amatorero yose ntawo akeneye. Kimwe mu bitera gusubira n'umuko w'abayobozi kw'abakozi b'Imana ni izi mpaka do. Okay. Abafilipi 2:14 ni imirongo nsoma gusa tugasoza. Abafilipi 2 umurongo 14, uwo murongo uravuga ngo iki? Haravuga ngo mukore byose mutitotombana. Mutagishanye impaka. Yego. Mukore byose mutitotombana, mutagishanye impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, ahubwo mumba abantu b'Imana bitagira inenge. Hagati y'iki kigo n'icy'ubugoryi. Ni bibi kugishanya impaka bakoze b'Imana. Bitera gusubiranamo kw'abakozi cyangwa bakeza amakimbirane. Mukanya twavugaga umuntu mu kuzamuka hariya kandi azamuka neza, agaragaza umuhamagaro we. None tuyoboye iri torero, turi abashumba 2 cyangwa 3, dufitemo n'abajyanama. None tugiye kuvuga ku bantu barimo kuzamuka muri no minsi kandi bazamutse neza. Uko turi 7 cyangwa 8, dufitemo abamwanga n'abamukunda. Ibi bintu biramera gute? Marajya impaka. Si impaka ze. Dufitemo abamwanga, dufamukunda. Dufite abari ku ruhande rw'umushumba mukuru, abari ku ruhande rw'umwungirije. Ibi bintu bigenda bite? Impaka gusa. Umuti ni uwuherero aha ngaha. Umuti ni ukuba kwihana iki? Urwango, tukamukunda twese. Umuti wa kabiri ni ukutagira umushumba mbogamiraho. Yego, n'ubana wose uzugura nkawubaha kimwe, gusa nkaba nahangana n'amakosa aba yangiza umurimo kuwo ari we wese. Ngiki kintu abantu bananiwe. Niyo mpamvu mubona ibyitoro bihora bizamba. Habuze umuntu utajya ubogama, ureba gusa icyakiza umurimo. Mu mwanya wafate maye ntarakaza umuvugizi, naka kajisho niwe ngakesha, ntarakaza umuvugizi. Hari hakaba harimo tuva nubwo yampingana biti nashaka riri, ariko ntunganye umurimo. Ubwo murumva aho hantu hazabiki impaka. Urumva ngiye mfite mwabange His Excellency iyo jambo yari bifite ndamukunda, ndongera ndamukunda.
yigeze kubwira abantu atari ko nimumubwire iyi miyoborere yanyu yaba ari imiyoborere ki buri muntu afite abe ariko iryo jambo ntabwo ryumvise muri mwese ntabwo mwaryumvise umuntu w'umuyobozi agira abantu bitwa abe nta n'isura ufite ntabwo bibaho biragatsindwa n'Imana. Imana ibibarinde rwose. Dusoreze Timoteyo wa mbere igice cya 4 urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 haravuga ngo cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma cyangwa amasekuruza atagira iherezo ibidafasha umurimo w'Imana wo kwizera ahubwo bizana iki impaka. Urumva kantu yego ibintu bidafasha umurimo w'Imana n'ibinyoma amasekuruza atagira iki iherezo. Buretse wumve amasekuruza atagira iki iherezo. Dufite Imana ivuga kandi gahishura nayahe masekuruza atagira turimo turenda kurobanura abakuru b'itorero. Hanyuma utagivuge ngo uriya mwana se n'uwande nuko akabeja ka nyiringabo wandaziramiye ndazirema umugabo arigira bazatoha ngo n'umugunga n'umusita n'umuki. Ibi bintu byose bizana iki amakimbirane no guhangana. Pawulo nicyo Abakorinto ba 2:5-16 Abakorinto ba 2:5 naringiye kubavuga no guhisemo koza umunga hose. Reka tubasome Abakorinto ba 2:5-16 yavuze ngo iki? Aravuze ngo nicyo gituma uhereye ryari mu none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko none ntitukimutekereza dutyo. Yego abantu bose banze Kristo bakamubura bakamuhomba n'ubu bakaba barimo bayura byarabayobeye. Yego nabamutekereje bakurikije isekuruza ntabwo bazamwizera vuba. Bazize iki? Baramukarasa hepfo hariya Yesu Kristo kwa runaka byari byose musanga muri Matayo. Nuko abisanzemo bati ni kene wacu disikari yakana bandi bati disi ntaho duhuriye twebwe. Abatigeze Kristo gutyo kababayeho. Pawulo akagira ati rero namwe guhera none ntimukagira umuntu mutekereza mukurikije iki amasekuruza. Tugiye gushaka abakozi b'Imana, tugiye gusenyera abadiyakoni, tugiye gushyiraho abamwarimu, tugiye gushyiraho abakuru b'itorero. Nawe utangira urebera umuntu hehe hakomoka se hariya agakiza haba y'Imana se z'umwuka wera habaga se umuhamagaro. Sekuruza wabo 7 usibye kunywa itabi n'injigo hari ikindi yagiraga? Usibye imbehe kuraguraho n'impinga n'urugimbu n'amasaka n'inkoko y'umukara ikindi yagiraga ni iki? Ibyo mwabishingira uko ngo mubanze mutekeze kuri uriya mwana niba ari umuke nataba umunyabyinshi mumukure kuri lisiti Yesu Kristo izina rya Yesu. Ugasanga inteko rero irobanura abazasengerwa ibayemo iki za mpaka twavugaga. Yego icyo ubwo ni mu cyumva. Yego none ubwo ko ari amatorero amwe namwe akishingira ku umukuru w'itorero ko agomba kuba hari amasekuruza hari igisekuru akomoka bizagenda bito Yesu azabisenya byose yubaka ibintu bishyashya. Imana ibahe umugisha. Genda asubijwe ngo dusoma ahantu habiri gusa. Yego urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:5 urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:5 igice cya 6:5 n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge ariko reka nkusabe inshuti yanjye here kuri 3 abantu bazumva uyu murongo neza icyo uvuga. Yego nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana abayikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi ahubwo ashishikazwa
no kubaza ibibazo. abo bantu ntabuze? Ndabazi. Urabazi? Umuntu utagira inyigisho nzima zihura na Kristo, zivuze no kubaha Imana, ahubwo ukunda kwihakaza, kwihimbaza kandi ntacyo azi, ko bahari, aho agashishikajwe no kubaza iki? Ibibazo. Akagira n'intambara z'amagambo ziva mu ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi, n'impaka z'abantu bononekaye iki? Ubwenge, bakamyemo ukuri. Abo ntibabaho. Bibwira ko kubaha Imana ari inzira yo kubona iki? Indamu. Ntibariho. Kuri iyi mihanda barahari, niho bari ahantu bita ku mihanda, bagiyeyo. Nahise umva, umwe, babiri, batatu, 10. Mana we. Ngaho dusoze muri Tito igice cya 3 umurongo wa 9 dusenge. Yego. Tito igice cya mbere umurongo wa 9 dusenge Imana. Tito igice cya mbere umurongo wa 9. No, ni icya 3, sorry. Igice cya 3 umurongo wa 9. Umurongo wa 9. Ariko ibibazo by'ubupfu n'amasekuruza n'intonganya no kujya impaka z'amategeko ujye ubizibukira, kuko ari ntacyo bimaze kandi ari iby'ubusa. Ujye uzibukira impaka, ibibazo by'ubupfu, amasekuruza, ugira ute? Uzibukire. Ahantu twemerewe kuvuga amasekuru ni hamwe gusa. N'igihe abana bari gushyingirana, kugira ngo hatagira urongora mushiki we cyangwa urongora n'umusaza we. Ariko mu bintu by'Imana nawe ngiye kugira ikibazo kankibikira undi munsi. Kibikira undi munsi dusenge Imana. Nkibikira undi munsi, kuko aho ibyo kuvuga amasekuruza ni hatari. Kireke. Imana ibaha umugisha, kandi ni ukuri njye ndanyuzwe, ndafashijwe, ndanyuzwe. Hari n'ibyo nasangaga nakoraga utabizi, nzi ngo ndi kurwana ishyaka ry'Imana, ahubwo mbe wabyicaga. Ntabwo ari byiza. Asante, karibu dusenge. Mana turagushimiye kubw'izi mpuguro n'izi nama ziva mu ijambo ryawe. Twarimo turebera hamwe ahantu Satani yinjira ngo abakozi b'Imana bahorana amakimbirane, basubiranamo intonganya za hato na hato, urwangano no kugambanana n'ubugome butangaje. Kandi tubonye ibitari bike tuvanye mu ijambo ryawe. Ndasenze ngo abantu babyumvise bakire kandi bakize abandi. Urakoze kuko ubutumwa bwiza bubuza ufite impamvu wabwohereje. Nizeye ko hari abazakira ku bw'ibi bintu byose twumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.